turareka ukurikira ikibwirizwa cy'umusaza utakiriho, umusaza witwa Sembeba Stefano. Akaba yaratuganiriye ku by'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Ibyo yabivuze akiriho, turacyamwibuka n'uyu munsi. Ndagira ngo umutega amatwi. Naho nge ndi Prince Bahati wakugezagaho iyo ncamake yo muri Yobu igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 27. Niki kizaza ejo? Ukubwira ayo makuru ni Sembeba. Mbega ukuntu ari iby'igikundiro iyo twubitse imitwe yacu dusenga Imana tukabumbura ijambo ryayo ryera. Ni mutyo dusaba Imana ariyo nyiri iki gitabo itumenyeshe imigambi yayo iva muri iki gitabo cyera. Reka twese twubike imitwe yacu duhombetse amaso dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ubwo twiga ijambo ryawe, umwuka wawe wera akingura imitima yacu kugira ngo yakire ubutumwa bw'uyu munsi. Dutunganye, twemere, dukurikize ibyo ushaka. Ibyo byose turabikwambaza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hari kw'igihugu kiza Yesu niwe wajimbiye kiza yibamo n'abantu bazababara nesheje iby'isi, kandi cyo gihugu kiza nicyo Yerusalemu nshya irahebuje, niyo tuzibera mwiteka. Hari ikiza dushimisha nuko tuzambikwa amagaba, imiruho izabirangiye Yesu amaze kw'imingoma ye. Dukomeza amategeko ye, tuharanire tuzabayo. Dukomeza amategeko ye, tuharanire tuzabayo. Niki kizaza ejo? Ubwo agakobwa kabazwaga na Moyo ari nawe se agatwaririza ko kaba kibwira ko imvura izagwa ejo, byarakajibaniye kuko katari kazi ibizaba ejo. Moyo arebeye mu idirishya abona ijuru ryirabuye n'ubwire, amenya yuko ubwenge bw'umuntu bw'ibizaba ari nk'umwijima uri ku misozi yitaruye mu ijoro ritari mu ukwezi. Nyamara abagabo n'abagore batekereza bahora bifuza iteka icyabaha kumenya rwose ikizaba ejo n'ukuntu bazamera mu minsi iri imbere bo n'imiryango yabo. Bwana Moyo yarayaturamye atekereza iby'ibizaba ibyo ari byo. Yatangajwe n'uko hariho ibihindahinduka byinshi mu gihugu cye, kandi bikaba bigira icyo bimutwara we n'abantu be. Kuko yari umwigisha muri universite, yari yarigishije abigishwa be ku isi izajya igumya kurushaho gutungana, ariko abonye ibikomeza kwiyungikanya biba, bituma yibaza ko amagambo ye yari ay'ukuri. Bwana Moyo yarazi uhereye ku byo yiboneye yuko ibyagiye bihanurwa byinshi ndetse n'abayobozi bakomeye bo mu isi bitabaye nk'uko byagenwe. Byasaga naho buri mwaka impapuro zimurika ibishitsi by'isi n'imyuzure n'intambara n'inzara. Inshuti za Bwana Moyo zo muri universite zari zizi byinshi by'imibare na shimi na physique na za histoire, nyamara iyo babazwaga gufora iby'ibizaba ntibarushaga bakopfora. Ubwo Bwana Moyo yatekerezaga iby'igihe cyashize, yibutse umupfumu w'ikirangirire wikoranaga moya
n'impu n'amagufa akaza kwa sekuru. Uwo mupfumu w'icyatwa yakoraga ibintu byinshi biteye ubwoba, ariko umunsi umwe yaranguruye yuko amahoro ari amahoro atagira kirogoya. Bukeye bwaho umuriro ukongora amazu yo muri ako karere. Nuko Bwanamoyo yabuze umusubiza icyo kibazo cye cyerekeye ibizaba. Yiyumvishaga yuko umunsi umwe azabona isoko y'iby'ukuri imuyobora mu byo agamije by'ibyajyaga kuzaba. Mu bitabo bye byinshi yari afitemo Bibiliya yuzuye, Isezerano rya kera n'irishya. Bwanamoyo yatekerezaga nk'abandi bantu benshi yuko Bibiliya ari igitabo cyiza cyane cy'ibitekerezo gisobanura neza ibyabayeho. Yari yarize Bibiliya ye bihagije kumenya yuko Imana atari umuzimu w'inkazi, ahubwo ko ikunda abo yaremye kuruta umubyeyi akunda abana be bwite. Yibwiraga ko niba Imana yaramuremye imukunda koko, itabura kumuha icyo kumuyobora mu byo agamije by'ibizaba. Ubwo Bwanamoyo yari yicaye ku meza ye yigisha Bibiliya ye, yari anejejwe nuko afite ibitabo 5 by'ibitekerezo by'isi, akajya bigereranya n'ibyo Bibiliya ivuga by'ibyabayeho kera. Ubwo Bwanamoyo yigishaga yasanze yuko Bibiliya ariyo gitabo cyonyine kivuga ibizaba nta makemwa. Yaje kugenzura yuko mu bihe bitari bimwe, imyaka 100, Imana yajyaga itoranya abahanuzi ikabahishurira ibizaba. Bibiliya iravuga iti, ibihishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka. Abahanuzi bo mu bihe bya kera bayoborwaga n'Imana kwandika no kuzigama ubutumwa bwinshi bw'abantu babagaho ibihe bizaza, kugira ngo ab'imiryango myinshi y'ibihe binyuranye nibasoma Bibiliya igihe cyabyo kigeze bazasobanukirwe n'iby'Imana ibashakira. Ibihe bisaga imyaka 1500 abahanuzi bageze kuri 40 banditse ubutumwa bwo muri Bibiliya. Nko mu myaka 2500 ishize, umwami Nebukadineza wabaga i Babuloni yo giterwa inkingi yari yimye ingoma ikomeye yiringira ko izagumaho iteka ryose. Muri iryo joro Nebukadineza yaje gusinzira, Imana imuha kurota inzozi. Akangutse bukeye yibuka ko yarose inzozi ziteye ubwoba, ariko yibagirwa izarizo. Nebukadineza atangaza ko azabica bose keretse bashoboye kumubwira izo nzozi. Abanyabwenge baravuga bati, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse Imana zitabana n'abafite umubiri. Ibyo bituma umwami arakara uburakari bukabije, aherako ategeka kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Danieli igice cya 2:11-12. Ubwo abasirikare bajyaga kwica abanyabwenge b'ibwami, basangamwe abagabo 4 batigeze bumva inzozi z'umwami cyangwa ikibazo cye cy'amayobera. Icyakora abo basore bari baramenyeranye n'Imana yo mu ijuru, bari bazi yuko ari Imana ikiranuka, Imana y'imbabazi, maze basaba igihe cyo gusenga, kuko bari bazi ngo ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Mu gusubiza amashengesho yabo bari basenganye umwete. Imana yahaye Nebukadineza kurota inzozi, iha Danieli ubusobanuro bwazo. Danieli aravuga ati, ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadineza ibizaba mu bihe bizaza. Kuko Danieli yari umugaragu w'Imana wiyoroshya, yasobanuye yitonze yuko bitavuye mu bwenge bwe bwite, ahubwo ko Imana yo mu ijuru ariyo imushoboje guhishurira umwami inzozi ze. Danieli aravuga ati, Nyagasani, wabonye igishushanyo kinini. Muri ako kanya umwami yibuka igishushanyo kinini yarose, aratangara. Danieli abwira umwami ati,
nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibumba n'icy'icyuma. Danieli igice cya 2:32-33. Ibyakurikiyeho ntibitangaza. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, ryuzura isi yose. bizavuga koko twese tugemu i Yerusalemu, Imana izahamagara amazina y'abera, Yesu zinjizwa mu murwa w'amahoro, hari wikiza dushimisha Daniel aravuga ati, wa mutwe w'izahabu ni wowe. Babuloni bwari ubwami buruta ubundi bwose bwigeze kubaho mu isi. Nebukadneza yanejejwe cyane no kubona ko ubwami bwe bwagereranywa n'umutwe w'izahabu. Bidatinze yaje kumenya ko Imana yamuhaye kurota inzozi ngo zimumenyeshe ko ubwami bwe butazahoraho iteka ryose. Munsi y'umutwe w'izahabu hari igituza n'amaboko by'ifeza. Kuko iyo feza Danieli yaravuze ati, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera. Mbese nko mu mwaka 539 Kristo ataravuka, umwami w'Abaperesi yanesheje Babuloni, hima ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Nuko ifeza ikomera cyane, ariko kandi ikaba itashyikira izahabu ku giciro. Niko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwagutse kurusha ubw'Ababuloni, ariko kandi ntibwarushya buca urugero mu bwiza. Danieli yavuze iby'imbaraga yajyaga kuzanesha ubwami bw'ifeza, ubwo yavugaga ati, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'umuringa butegeka isi yose, buzakomera. Igitekerezo kivuga iby'imirimo myinshi ikomeye ya Alexandre ukomeye. Ubwo yari amaze imyaka 25 gusa, yayoboye ingabo ze zitsembaho Abaperesi batagira ingano mu ntambara yarwaniye Arubera. Mu myaka mike yakomeje ubwami bw'Abagiriki kugeza ubundi bwose bwari bwarigeze kubaho. Nyamara igitekerezo kitubwira yuko bitatinze Abagiriki baneshejwe n'Abaroma. Danieli yarabihanuye ati, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Bivugwa ko Roma yagereranywaga n'amaguru y'icyuma, kuko nk'uko icyuma gikomera kurusha izahabu n'ifeza cyangwa umuringa, niko Abaroma bari bakomeye bagutse kurusha ubwami bundi bwo mu isi. Ubwo abasirikare b'Abaroma baneshaga muri ya ntambara y'Ipidna muri mwaka 168 mbere ya Kristo, ubwami bw'icyuma bwabaye ikirangirire ubwami bw'isi. Muri iki gihe
wagera mu mudugudu w'i Roma wabasha kubona imisaka myinshi nk'uko ivugwa hano igaragaza uko ubwami bwa kera bw'icyuma bwari bukomeye. Hippolytus umuroma wari uriho muri icyo gihe yaravuze ati, ishime yewe Danieli uhiriwe we, ntiwavuze amakosa, dore icyuma kirategeka koko. Umwanditsi w'amakuru w'umwongereza witwa Edward Gibbon mu gitabo cye cyitwa igitekerezo cyo kugwa no kunyagwa kw'ingoma y'abaroma aravuga ati, cya gishushanyo cy'izahabu n'ifeza n'umuringa byashushanyaga amahanga n'abami babo byakuweho n'ubwami bw'icyuma bw'i Roma. Daniel yerekanye imbaraga zimwe z'amahanga Roma yigabanijemo ubwo yavugaga ati, kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba n'icy'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'icyuma, nk'uko wabonye icyuma kivanze n'ibumba. Roma nubwo ari ikomeye ityo ntiyajyaga guhoraho. Amabara atandukanye yo kuri karita agaragaza ubwami bwinshi Roma yari igabanijwemo. Nko mu mwaka 476 hanyuma ya Kirisito, ubwami bw'i Roma ntibwongeye kubaho. Uburaya buracyarimo amoko menshi: Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Italiya n'amoko amwe yo muri iki gihe yashushanyaga n'ibirenge by'igishushanyo. Icyo cyane dushishikarira kureba muri iki gihe ni nk'uko icyuma n'ibumba bitavangwa, niko n'amoko akomeye y'i Burayi ariyo cyuma atashoboye gukuraho amoko y'intege nke ariyo bumba. Napoleon amaze kubona ko Charlemagne na Louis wa 14 bafatanije Uburayi ngo abugire ubwami bumwe bw'ingutu, yamashe ko we azatsinda ibyananiranye. Iyo twize iby'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ntitubura gusobanukirwa n'ibiteye ubwoba. Abanditsi b'amakuru bavuga ko ari byo nsiriri yo gutsindwa kwa Napoleon yabaye inzira y'Imana yo kwibutsa abantu yuko Imana ariyo mugenga w'amahanga yose. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwe n'ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibazafatana. Nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba nko mu 120 urushyingirane rwari rwarabaye urusobe, bituma umutegetsi wese w'i Burayi avugwa ko agira n'isano n'igikomangoma cy'Ubwongereza. Nyamara iyo nama ntabwo yatumye Uburayi bufatana, kuko Imana yavuze iti ntibazafatana. Aba bagabo bombi babaye bagica, nibo boretse isi muri za ntambara z'icyorezo ebyiri z'isi. Ni ishyano kuko abantu ibihumbi bashutswe bakifatanya na Wilhelm na Hitler batasobanukiwe n'ubuhanuzi, kuko iyo basobanukira ntibaba baratevye imari yabo n'ubuzima bwabo bagorwa n'agatsi. Hariho benshi bakizera yuko abibumbye bazatuma abayobozi b'isi bakunda bakagira amahoro, ndetse bakazagira ubutegetsi bukomeye bw'isi yose. Abantu bose bakiringira amahoro yo kwidamararira igwegwe rikabiryo. Nubwo benshi b'abanyambabazi bihatiye kuzana amahoro, twese tuzi neza yuko tukiri kure yo kugira amahoro nyamahoro y'isi. Inzozi z'umwami zitararangira yabonye ibuye rinini. Ubuhanuzi bw'iryo buye nk'uko Daniel abusobanura buduha ibyiringiro n'ubutwari, kuko bwerekana ubwami buzimikwa. Nuko ku ngoma z'abo bami ariyo mano y'igishushanyo, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bubutsembeho, kandi buzahoraho iteka ryose. Tubasha kwirebera neza yuko turi mu gihe cy'ubwo bwami bw'ibirenge n'amano by'igishushanyo, kandi tubasha kwirebera yuko ibyabaye mu myaka 2000
byahamije yuko ubusobanuro bwa Daniyeli bw'inzozi z'umwami bwagiye busohora kugeza muri iki gihe. Uko abonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu gihe kizaza. Kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Ryabuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rigaragaza ubwami buzimikwa butari ubw'iyi si, kandi bidatewe n'inama cyangwa se imbaraga z'abantu, buzimikwa n'Imana ubwayo. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Abantu benshi basomye ibiri muri Bibiliya zabo bagira ubwoba, ariko twebwe siko dukwiriye kumera, kuko abatita ku buhanuzi bw'ijambo ry'Imana aribo bakwiriye gutinya. Gusobanukirwa n'inama y'Imana yo kwimika ubwami bw'amahoro byatumye mu maso ha Bwanamoyo hacya. Mu by'ukuri Bwanamoyo afite ubwuzu bw'ubwo bwami bushya, arashaka kureba icyo yakora ngo azibonera isambu y'igihoho muri ubwo bwami yizera ko buzimikwa akiriho. Ndetse nk'uko inzozi za Nebukadineza wa kera zabaye inzira y'Imana yo kumenyesha umwami n'abantu be iby'ijuru ryifuza, ni inzira y'Imana yo kutumenyesha ko yita no ku by'abantu bo muri iki gihe bakora. Malayika yafashe ingero z'umurwa wa Yerusalemu, z'umurwa Yerusalemu, ubugari bw'uwo murwa, uburebure n'umurambararo, apima uburebure n'umurambararo, n'umurwa wari utangaje, ni umurwa wari utangaje, impande zawo zose zirangana, zose zirangana, urahebuje, ni mwiza, niho tuzibera mwiteka, ari kwikiza dushimisha, nuko tuzambikwa amakamba, imiruho izabirangiye, Yesu amaze kwima ingoma ye, dukomeza amategeko ye, duharanire kuzabayo, dukomeza amategeko ye, duharanire kuzabayo, kandi wikiza dushimisha, dushimisha amakamba irangiye, ngoma ye, dukomeza amategeko ye, duharanire kuzabayo, dukomeza amategeko ye, dushimisha
twizeye tudashidikanya rwose yuko mwashimishijwe n'ibyigisho byacu bya Bibiliya. Ni mucyo twongere twubike imitwe yacu dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wahumetse rimurika mu nzira y'ubugingo. Uha umugisha umuntu wese wiga ibi byigisho bya Bibiliya twigisha, ngo Yesu abe mu muntu wese muri twe. Byose turabyambaza mu izina rye, amen. bitwazaga udukona abo basaza b'icyo gihe, amuha inkoni ayifata mu kuboko kumwe, atega amaboko, azamura ukuguru agutikura hasi, ati Yohana 3:16, ati kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga mwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ko ntabwo tuzi kwivuga, ati ibyivugo byanyu mwari mubizi, natwe dufite ibyacu.